Ja bimeze biti nyuma yuko tubonye episode ya mbere tukabona episode ya kabiri ndetse na episode ya gatatu uyu munsi tugiye kureba episode ya kane ya filime yacu The New Girl umukobwa mushya sibyo urebe ni gutya dutangiye episode yacu ya kane urebe umukobwa mushya ja bimeze biti episode zose zaciye kuri Miramba TV ningi ubungubu igiye guhita ijaka kanya sibyo. Thank you. Please let me know if she shows up. Kandi kari uze kuboneka. Okay, bye. Bye. Any news? Na amakuru wa ufite baby. She's not a cheesers or killers. Amakuru ufite nuko atari kwa chiza cyangwa se kwa Kenya. His man did not even see her leave. Ndetse na Getman ntabwo yagize amubona agenda. You should call the police. Adatekereza wahamagara polisi. Tell them what? Nayibwira iki se? Your daughter is missing. Kayibwira ko umukobwa wawe yabuze. Our daughter is not missing. She Umukobwa wacu ntabwo yabuze. ran away. Same Yatorotse. Ibyo byose ariko ni kimwe. This is why she needs strict discipline, babe. Iyi niyo mpamvu igaragaza ko akeneye discipline ikakaye. driving her further away with your strict discipline. Have Wari gutuma agenda kubera ngo iyo discipline yawe ikakaye. conversation with Ugomba kugirana ikiganiro nawe. her. A conversation, babe. Ikiganiro. We've been having that for the past 15 years. Tumaze imyaka 15 yose tugira Not ibyo biganiro. anymore. Ntago nakongera kugira Not ngo anymore. biganiro. Ntago nakongera. I'll stay here in case she calls. Ndabona hano ndiye kuyahamagara noneho. Bimeze biti babuze umukobwa. Ja bimeze biti episode ntabwo yari yagatangiye biriya. Ntabwo buriya yari yagatangiye. Episode ni gitangiye. Amanda Uppan ari cyane. Amanda Uppan. Uwitwa TK David Ezekiel nawe akaba cyane. Ja bimeze biti. Uwitwa Simi Nios Itodo nawe akaba sinubabona abigaragaza Nengdo Precious nawe akaba cyane ariko zibiki ahubwo zibikira pe Amala Chidima nawe akaba The New Girl episode ya kane Lost but found. Nari muse ngo but not found kandi umukobwa azaboneka byanga bikunze urebe hakuno baratwereka mu muhanda harimo umupapa ari mu modoka iyo ni papa Amanda reba ari gutwara Amanda uri hehe ikibazo ari kwibaza Amanda uri hehe biragaragara ko ari gushaka umukobwa we twatangiye episode batwereka ko papa Amanda ndetse na mama Amanda babuze umukobwa cyangwa se mukasi urebe Jean bimeze biti kurikira episode ya kane ya episode ya mbere iri kuri Miramba TV episode ya kabiri nayo iri kuri Miramba TV ndetse na episode ya gatatu nayo iri kuri Miramba TV n'iyi ngiyi vuba bidatinze iraba yageze kuri Miramba TV wikanda subscribe murangiza ujye muri comment twandikire wagwana wagwani gusa singa cyo n'ibyo cyane n'ibindi byoroshye twandikire kintu rebe ise yaraje amusanga hano mu gicaye mu kintu I thought you were running away. natekerezaga ko waturutse rebe I thought so too, Dad. nanjye niko nabibonaga papa Until I realized I have nowhere to go. gusa naje kubona ko naho mfite nanjye rebe You have friends. ariko And ufite what would be inshuti the point of running away? gusa ibyo ngibyo byaba bihuriye no gutoroka Besides, they would laugh in my face. ikindi kandi bansekera mu maso banseka pe banseka papa rebe So, you're ready to go home now? witeguye gutaha se rebe You're not mad at me? ntabwo ndakariye se I am mad at you. ndakurakariye pe In fact, I'm very mad at you. ndakurakariye cyane rebe But my anger is irrelevant now. ariko umujinya wanjye ntabwo aka kanya You have to get to ndikureba school. ugomba You kujya never change kwiga your mind about that. ntabwo urisubiraho ku bijyanye no kwiga se rebe oya bijyanye n'ishuri ntabwo urisubiraho oya Dad, I'm sorry about the tires. papa umbabarire ku mapine
The y'amapine money is y'ibiro. still coming out of your account. Amafaranga ariko aracyava kuri konti yawe nyagasani. Ubundi aba bana b'abakire usanga barabafungurije amakote, mbega ugasanga babashyiriraho amafaranga, bakora amakosa amafaranga bakagenda bayakura kuri konti zabo, mbega ubwo ni nk'umunani wabo. Twatahase tugende. Kobwa yemeye gutaha. Bimeze biti. Iyi ni episode ya 4. Wekanda subscribe kuri YouTube channel yawe. YouTube channel ni yawe. Kanda subscribe. Umuryango n'uwawe kanda subscribe. Kobwa yagize mu rugo. Nishimiye ko umeze neza. Please don't scare us like that again. Biriya bintu ntuzongere kubyitaho nka kuriya pe. Ntuzongere. Mama wambabarire. Byiza. Rebe. Go get ready for school. Kagenda witegure kujya ku ishuri. Hurry up, you're late. Yihute waki. Rebe. Disi mukase yumvisha aruhutse kubera ko umukobwa agarutse mu rugo. Rebe bari bamubuze. Lost but found. Rebe. You happy? Bishimye se. Bishimye se. Batugarure hakuno ku ishuri kuri sikorere. Sikorere batugarure kuri sikorere. You're down there. Mupfukama aho You're ngaho. coming to school late. Mwakiriwe kuza ku ishuri. Don't you have clock in your houses? Ntabwo mugira isaha iwanyu ariko mu ngo zanyu. Kneel down. Namwe mupfukame. Just tell me one reason why I will not give you enough money. Bwamumbwira impamvu imwe noneho yaza gutuma n'abaha igihano giha. Mbega igihano kibakwiye. Muhimbwira impamvu imwe yatuma n'abaha igihano kibakwiye. Wowe, My friend, come here. nshuti yanjye vayo hano. Rebe, You're late to school and you're walking as if you're Queen Elizabeth. wowe urakererwa kuza kwiga warangiza ukagenda na Queen Elizabeth. Kneel down there. Pfukama aho ngaho. I said kneel down. Navuze ngo pfukama. Rebe, Now let me ask you a question, all of you. noneho reka mbabaze Why ikibazo do you young gusa. people like coming to school late? Kubera iki abantu batoya nkamwe mukererwa kuza kwiga? Do you have Mukererwa kuza ku ishuri? children you're breastfeeding at home? Ese mufite abana muba muri guha ibere iwanyu? Rebe, Oh, you think it's funny, right? muratekereza ko ari ibintu bisekeje? You think your responsibility is funny, right? Muratekereza ko kwica inshingano zanyu ari ibintu bisekeje? Listen and listen good, all of you. Mwese muntege amatwi. Rebe, During your break period, meet me at the field. That's mu gihe cya break muze kunsanga ku like kibuga. punishment. Aho niho ndibuze kubahera igihano, niho muri buze gukorera igihano cyanyu. Rebe, bimeze biti. Hano turi ku ishuri. Take this. Akira. Write your names on this book and don't even bother giving me fake names and class. Mwandike amazina yanyu kuri ako gakayi mbahaye. Noneho nimurangiza mushyireho n'amazina yanyu na class I mwigamo. know each and every one of you, Hatagira uwibeshya ngo ashyire amazina ya fake kuko buri wese ndamuzi. Urebe, including you, my new friend. nawe urimo nshuti yanjye. Nababwiye ati hatagira uwibeshya ngo ashyire amazina ya fake cyangwa se class kuko buri wese ndamuzi. Be fast about it. Mugire vuba kandi. Byaba bimeze biti. Urebe, Abusive monster. I will sue you. inyamaswa ikora ihohotera. Rebe nzakurega. Byaba bimeze biti. Umucamanza madamu arahageze. Rebe, aba ngaba bari kumwigana bamuserereza. Bimwe yabwiraga Ayodeji. My daddy said it. You're a monster. Papa yarabivuze uri inyamaswa. This place is a jungle. Papa yarabivuze ahantu ni mu ishyamba. Urebe, Stupid girl. kobwa w'ikigoryi Like so gusa. serious. Urebe, mbega bari kumuvuga nabi bamwigana bamuserereza muri klasi. Bya bintu byose yagiye avuga twarabibonye. Monster, monster. Monster, inyamaswa. Urebe, byaba bimeze bite? Nengi. Nengi, hangaha Nengi ni wa mukobwa wavuze ngo ngenda mwikundira. Wa mukobwa twatangiye akunda uyu nguyu Amanda kubera ngo agaragara ngo bakire cyangwa se ari umukire. Sinkeneye ubufasha bwawe. Niko Amanda ari kumwe. Sit down. Icara Nengi, wakicara. Amufashe iki? Bangaba. Can you imagine? Uyu mukobwa disi yikundira Amanda kubera kagaragara ngo bakire. Bimeze bite? Ya. Iyi ni episode ya 4. Hano turi muri class. Ko
turi muri karasi bakwereke noneho igihe cya bureka kigeze mwese mugomba kunyereka ko ahantu mwakoze neza urebe ikindi kandi ntabwo nkeneye sitori zanyu urebe wowe jya hariya nawe jya hariya utangire none nawe hariya mugire vuba kandi mufite iminota 30 yo kuba mwashoje mwabyumvise mufite iminota 30 yonyine reka nze kugaruka sange nta kintu mwakoze noneho ndabereka ndabaha bebe ja bebe rebera umukobwa rebera ibi ni ukuvunisha abana urebe iyo utazi gukundana inzitwazo za excuses nyinshi cyane urebe hano barakwereka umukobwa kunda ari umutesi abana bo mu bakire bari abatesi jean tugarure hakuno mu bwana baba kwiga urebe ayo jedi yahageze You all have done so well. mwese mwakoze neza mwakoze neza You can go back to your classes now. ushaka mwasubira mu mashuri yanyu urebe jean Hey, Amanda Henshaw. we Amanda Henshaw umva urebe What happened jean to this? aha byagenze biti What have you been doing? wari uri gukora iki urebe So I was learning. I've never cut grass before in my life. nyakubahwa nari ndi kwiga mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkataho ibyatsi urebe mbega There's always a first time for everything. rero habaho igihe cya mbere kuri buri kimwe Get to work rero now. nshuti yanjye kora tema ibyatsi Get to work. ati buri kimwe kigira intangiriro rero kora urebe kandi koko nibyo ikintu cyose ubundi haba hagomba kubaho igihe kibanza ukagikora bwa mbere nta muntu uvugaza ibintu umukobwa mushya ukeneye ubufasha wa mutipe witwa tike I asked you to stay away from me. nagusabye kungendera kure ariko wamuhunga ndabyibuka ariko se ukeneye ubufasha Isn't it obvious? ntabwo byumvikana ariko Do you need my help? ukeneye ubufasha bwanjye ubundi tike Fine. hakuno hari undi uri kubarunguruka urebe ikibazo mfasha uwo barungurutse uri kunyemeye ko bamufasha bimeze biti tike yafashe akayuyuso cyangwa se kupakupa tangira gukupira umukobwa sha ibintu mbiheruka kera So what's a girl like you doing in school like this? si kubera iki umukobwa nkawe ubundi yaje kwiga muri iki kigo Why do you care? ibyo se kubera iki bikureba birakureba iki Just curious. nifitiye amatsiko nyine gusa tu Well, it's none of your business. biriya byo ntabwo bikureba rero Yeah, you're right. uravuga ukuri Look, just because you're helping me out doesn't mean you have front row seat to my personal life, okay? umva kubera ko uri kumfasha ntabwo bisobanuye ko wanyinjirira mu buzima urabyumva wa muhungu Yeah. Sorry I asked. mbabarire nabaza And it doesn't mean we are friends either. ikindi kandi ntabwo bisobanuye ko turi n'inshuti rebe I know. Just consider me a good ndabizi Samaritan. nyine umfate nk'umugiraneza wigendeye rebe umufate nk'umusamaritani wigendeye Would you bimeze like something to drink? ukeneye akantu ko kunywa se rebe jean Okay. nta kibazo Be back. agakeneye ndaje rebe umukobwa ati ukeneye akantu ko kunywa umubazi bamutima iyi episode ya kane urayisanga kuri YouTube channel ya Niramba TV wowe kandi subscribe ujye muri comment kwandikira haki Thank you. murakoze Does this mean we're becoming friends? Hey, none don't. se basi bisobanuye ko tubaye Push inshuti it. ariko wibisunika wibisunika wibyihutisha rebe bimeze biti And don't be a creep either. ntabwo nkeneye kandi umuntu umera ubwoba rebe Simi, simi Simi? muri karasi Come. we simi vayo urebe come where? vayo nze Outside. heza vayo hanze What happened?
hanze habaye iki I'm beginning to prepare for the next period. umva njye ntabwo ibyo bindeba nyine ndi gutegura isomo rigiye It's gukurikiraho something I have to show you. simi hari ikintu ushaka kukwereka ntabwo ushaka kukireba It's about TK. ni ibirebana na tike Tiki, Yes. Tiki, is he okay? tike ameze neza Come and see with your two own eyes. ntugirebe n'amaso yawe jean hakuno umuhungu yatangiye kunywa ku mazi reba abariya bombi babona uyu ni wa mukobwa warungutse cya gihe tike akigera kuri uyu mukobwa nyagasani bebe Thank you. murakoze You're welcome. maze gushima ntabwo nyiri kugutera ubwoba se basi bebe jean Is he really helping her cut the grass? ari kumufasha se koko gukata ibyatsi bebe Yes, now. Don't you have eyes? yego nyine se ntabwo ufite amaso Stupid, you took a buri question. ikigoryi ariko turi kumbaza ikibazo gica amarenga I'm not though. burya ntabwo ndi ikigoryi Does this girl think that my Tiki is her househelp or something? uyu mukobwa atekereza ko tike ari umukozi wo mu rugo cyangwa ikindi kintu That's what she's doing. nibyo nyine ari gutekereza buriya This girl is doing too much in the school. uyu mukobwa ari kurengera mu kigo Much. I need to put her in a... nkeneye kumwereka umwanya arimo noneho So, what's the plan? none se dupanga iki Should I call Mr. Ayodeji? Yes! nahamagara Mr. Ayojeti urebe yego If you want to do it, they would. nuhamagara Ayodeji This Tiki. bashobora guhana tike urebe You're right. nibyo So koko what do we do now? none dukora iki urebe iyi ni episode ya kane okay I think I know what to do. ndatekereza nzi icyo gukora Gotta do it fast before they collect your ticket from you. gikore mbere yuko agutwara tike urebe Nobody will ever collect Tiki from me. nta muntu uzigera amuha He likes tike me and he knows. arankunda kandi araza kubizi No, let's go. tugende twigendera ya bimeze biti hakuno umuhungu aracyakupakupa ariko kuka bakita ngo nakuburetwa ese uhora umeze neza gutya uhora uri umuntu mwiza gutya urebe No, not all the time. oya ntabwo ari igihe cyose Honest. So, byiza why are you nice to the obnoxious new girl? kubera iki se uri kwigira umuntu mwiza ku mukobwa utanazi Well, I saw that you don't fit in here. And nabonye utamenyereye hano you needed a guide. mbona ko ukeneye umuntu ukurinda urebe kandi koko nacyagiye yaramubwiye ati narindi kukurinda urebe Look, reba it's all done. byose You nabishoje can handle the packing of the ushaka grass, can't you? wabipakira ibyatsi si wabishobora se yego nabikora urebe See you byiza around your girl. tubonane This ubutangwa doesn't make us friends. ntabwo bisobanuye ko tubaye inshuti ariko urebe We'll see about that. tuzabireba ya bimeze biti urebe episode ya kane barakwereka umukobwa atashye umukobwa avuye ku ishuri atashye urebe yaratunguwe urebe nyagasani izi ni za nshuti ze za kera biganaga kuri cya kigo cya mbere y'uko bamuha suspension y'ukwezi ngo ajye muri Memorial High School urebe bimeze biti aba nabo baratunguwe Jean Guys, what are you doing here? muri gukora iki hano aba baramusetse urebe baramusetse Amanda, what are you wearing? Amanda ibyo ni ibiki wambaye This look is so not giving what it's supposed to give. ibi ntabwo biri kuguha icyo wakagombye kubuhabwa cyangwa se ibi ntabwo bikugaragaraho neza mwari ko bakamubwiye ntabwo bikugaragaraho neza pe Do you look ugly AF? Manda urasa nabi pe urasa nabi Right, I mean, blue is so not her color. iri bara ry'ubururu ntabwo ari ibara rye pe ntabwo bimubereye mbega biramugira umuntu mubi My dad is punishing bakobwa me papa ari kumana rebe for that suspension. kuri ya suspension nahawe ni nk'aho ari kumpa igihano rebe Wait, buretse so your dad made you an ugly uniform to wear around the house? papa wawe se niwe wakuguriye inifomo ngo ujye uzambara mbega wiga uzenguruka hano He actually sends me to this school in a dump. yanyohereje ku kigo kiri mu mwanda I'm like, rebe he thinks I'm supposed to learn some form of lesson there. Can you atekereza ko nyine ngomba kuhakura isomo mwiga isomo rebe ibaze You mean you're going to a new school? No, it's baguhinduriye ikigo ufite ikigo gishya temporary. ujyanye igihe gitoya Right.
right byiza School in the trenches. ikigo kiri mu myobo aba baramuseka ikigo kiri mu myobo mwumve nawe inshuti Name is Prince Memorial ikigo High. cyitwa Principal Memorial High Like, n'ibindi So uncouth and they lack man. hariyo abantu bitwara nabi They literally mbega behave badafite like imyitwarire myiza terrorists. mbega bitwara nk'abantu b'abagizi ba nabi Killer. Wait. kera uretse You know what we could actually do? urabizi icyo So twakora we could call them out on TikTok. icyo kigo ni uko twabataranga kuri TikTok Yeah. You know, make it go viral. ndabizi bishobora kwamamara bigafata hit Killer, we're leaving. kera tugende But we'll just go here. And we've tugeze hano mu kanya se seen enough and oya twabonye ibintu bihagije kandi banatwakiriye bigaragara but guys, ariko se are you coming or not? uraza cyangwa nabuza ni za nshuti ze za kera ndebere nawe ibintu bari kumugaragariza bazi inshuti zawe zikuretse bino bintu urebe Later. nazaza se kubasura You don't have to sis. burya ntabwo ukwiye kudusura Yeah. ahubwo bye Have fun at your new school. ukomeze kwinezeza muri iki kigo cyawe gishyashya za hayi memoriyo n'ibiki bo ngaba baratashye kizi ringo yaza kumviriza ku rugi urebe kubera iki tugiye aka kanya nuko nyine uriya mukobwa yaraciriritse ari ku rwego rwo hasi ushatse kuvuga iki I think she's lying. I mean, njye ndatekereza ari kutubeshya would our dad send us to such hideous school as a punishment? ese natwe papa wacu yatwohereza ku kigo kiri aho ngaho cyishe pfiyo ngiyo n'igihano rebe oya I think they're going broke or something. ndakeka ahubwo nje aba bantu ari abakene barimo gukena niyo mpamvu You know what? urabizi That might be it. ibyo bishobora kuba ari I byo mean, come to think of it, uzi she got a kubitekerezaho month suspension all because her bamuhaye ukwezi kose kwa dad would suspension not donate money to the school. kubera ko papa we yanze kugira amafaranga atanga ku ishuri urebe mwana yanjye You're right. ziko ari byo This is Yeah. so disappointing. ibintu birababaje Some cyane space away from us. rero akeneye gutandukana natwe ntagaki turimo pe ntagakiri inshuti yacu reka tugende tuve hano Where are they? bari hehe rebe yaraje kubakira mama Amanda yaraje kubakira arababura They're gone. mama All thanks to bagiye dad. gusa papa barakoze byaba bimeze biti uyu yaraje kubakira usanga abakobwa bagiye bari abakobwa nabo ni indisipurine bimeze biti umukobwa yaje hano mu cyumba cye ararira atangira kurira yihanagura yego mama bimeze biti iyi ni episode ya kane Baby, are you okay? imeze neza Do I look okay? urabona ameze neza My life is literally over. ubuzima bwanjye burarangiye pe Baby, your life isn't over. uya ubuzima bwawe ntabwo Your burangiye life just started. ahubwo It's buratangiye over before it even started. burangiye mbere y'uko You'd be butangira happy to see your friends. ndakeka ko wishimye kuba wabonye inshuti zawe rebe Honestly, I don't even think they want to be my friends anymore. ntabwo ntekereza ko bagishaka kuba inshuti zanjye none What happened? byagenze bite They think that he's sending me to that school because we're going broke. baratekereza ko papa yanyohereje kuri kiriya kigo kubera turi So, abakene kubera ko twakennye cyangwa se turi gukena Broke, they can't be your friends. none se niba uri umukene ntabwo baba inshuti yawe Mom, are we rebe ntabwo baba inshuti zawe going broke? No. mama ese koko turimo gukena Of course not. oya ntabwo turi gukena Look, Mandy, Mandy, if someone is basing babe. their love for you on material things or how much you have, niba umuntu ashingira ku bintu ufite cyangwa se amafaranga ufite they're not good friends. yarangiza akavuga ko mbega kugira ngo agukunde agashingira ku bintu ufite cyangwa se amafaranga ufite izo ntabwo aba ari inshuti zawe uwo muntu ntabwo aba ari inshuti yawe umuntu ushingira ku mafaranga ku bintu utunze iyi ntabwo Oh, this is just Dad's fault. ibi byose ariko nta makosa ya Father loves you papa very much and he wants papa the best. waragukunda kandi No, he- akwifuriza ishya n'ihirwe He doesn't burya ntabwo care abikora about me. He's ntabwo anyitaho so selfish. ahubwo arikunda cyane It's about your father in that ntukavuge papa wawe muri ubwo buryo everything that man does, he Muri ubwo does for buryo your own good. buri kimwe cyose akora aba agikorera wowe You should start being appreciative of him and ahubwo think ukwiye gutangira kumusaba imbabazi mbega ukamushimira of your act.
n'ibyo mbega niyo myitwarire yawe ukayikuraho ukawihagaritse iyo myitwarire yawe ukayireka urebe mbabarira. You should apologize when he gets home. Kwiye kumusaba imbabazi najya. Freshen up and come have lunch. Ngayitegure noneho uzufata ifunguro rya saa Does sita. pizza and milkshake sound nice? Pizza se na pizza na milike se pizza n'amata byabikora urebe. Yego mama abana ngabo babanza kubahitisha baramuhitisha mati pizza n'amata ibyo bintu wabifata urebe. Urumva bishaka siga umwana wasubiza nibaza. Umwana nawe agasubiza ti pizza n'amata se nibyo uri buze gufata. Yego koga atwereke hano yaje hano mu cyumba. Design class can finally pay off. Noneho iniforume nizo zishobora kunkorera umuti. Nizo zishobora kunkorera umuti zikamfasha. Tukasi yatangiye gukina iniforume aravuze ati class design cyangwa se iniforume nizo zishobora kumfasha. Cyane bimeze biti kugagira ati iniforume azikata ariko azikata rebe nawe hano n'iminsi yagiye hakata imyenda y'ishuri kugira ngo n'ukuntu kera nawe bakubwiraga ngo ujya kwiga ukabona cyangwa se bakugurira imyenda wabona utayishaka ukajya uyica inkweto ugashaka inzembe ugakeba. Episode yacu ikirangiye episode ya 4 reka mubwire ngo ciao kandi subscribe dukomeze kubana kandi ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha.